mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu dukora ariko bikagira uruhare runini mu kutwangiriza umutima cyangwa se bikagira uruhare runini mu kuba byadutera uburwayi bw'umutima tutabizi. Sibyo, umutima ni moteri y'ubuzima, like I ever said, moteri y'ubuzima. Umutima nyine iyo utari umutima utari gutimaza nta buzima dufite. When heart is not hurting, then there is no life. So tujye kuganira rero ku bintu ushobora kubukora mu bimwe muri bino bintu ndibuze kukubwira, ariko niba unabikora umenye ko ari ibintu bikwangiriza umutima wawe utabizi, ndetse bishobora kugutuma urwara indwara z'umutima utabizi. Ariko ndasubiza abantu mwese mwakoze subscription kuri iyi chaîne, Imana ibahe abantu kandi mwibuka ku likinga, ku commenting ibindi bintu mushaka kumenya, ku sharing no ku bandi. Then I think that's all. That is all I needed to bikenewe cyane. So umutima nk'uko nabivuze ni moteri y'ubuzima cyangwa se moteri y'umubiri. Yavuze nawe ni moteri y'umubiri, ariko nanone iyo umutima utitaweho urarwara, kandi akenshi ibimenyetso by'umutima ni ibintu biza nyine ubibona ubura n'igihe gitoya ngo utahe. So reka rero turebe ku bintu bishobora kukwangiza umutima utabizi ushobora kubukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere ni ukutaryama amasaha ahagije cyangwa se gusinzira nabi. Byongera ibyago bya hypertension cyangwa se ukaba hypertensive, ukagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Umuntu wenda wirirwa mu kazi, ukora n'akazi yewe gafite gasaba ingufu cyane, cyangwa se n'akazi gatuma uhora wicaye ahantu hamwe, ariko iyo ugeze mu rugo nabwo ntabwo wita ku gusinzira, ahubwo uhita ujya mu bindi. Ibyo rero ni ukwiyangiza. Ibyiza ni uko wamenya ko ugomba gusinzira, ugafata igihe kinini cyo gihagije cyo gusinzira. Impamvu rimwe na rimwe ntabwo njya blaming abantu bakunda kuryama, nanjye ndabikunda, ariko nanone ntagomba blaming, kuko hari igihe wenda urugero uzafata nk'urugero iyo umaze igihe kinini udasinzira neza. Ikimenyetso cya mbere umutwe urandya, simbasha kureba neza, ariko n'umutima wanjye uko utera birahinduka. Ndabyumva cyane, birahinduka, ndabyumva igihe cyose. So iyo byagenze gutyo ndagerageza, niba ari telefone, niba ari ibintu nabonaga biri kuntwara umwanya munini wenda mu gihe cyo kujya kuryama, habigabanya, habanza nkasinzira bihagije, prolonge, nkasinzira neza, umubiri wanjye wamara kuruhuka neza, ukarestinga neza, numva nagarutse muri form, then nkongera ngasubira muri routine zanjye. Ariko akenshi ugomba kumayininga ko ugomba gusinzira, kandi ugasinzira neza, kandi ugasinzira bihagije. Ikindi stress idashira, tugeze kubivugaho. Stress itera stroke, stress itera umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane, stress ishobora no kugutera heart attack. Rero stress nayo igira uruhare mu kwangiza umutima. Iyo umuntu uhora stressé, uhora mu bibazo, turabyumva nibyo, ariko igihe cyose nagaruka ibibazo byose ugomba kubya exaggeratinga, cyangwa se umve ko ari umuntu ufite ibibazo wenyine, n'abandi turabifite, n'abandi barabifite, n'abandi, ariko nyine reaction tugira ku bibazo ni itandukanye, kandi kugira ngo uramire ubuzima bwawe ugomba kuyihindura. Niba waba umuntu wirirwa wistressé, nyine wistresseje, wataye umutwe, bigabanye, wige kubana nabyo. Ngo ikibazo tugira no kwiga kubana n'ibintu, wige kubana n'ibintu. Ikindi wiyiteho muri iyo stress yose, muri ibyo byose bikubaho, ariko wige no kwiyitaho. So ndakeka stress nayo iri mu bintu bituma umutima wacu utamererwa neza. Iyo ni ukwicara igihe kirekire utaruhuka, cyangwa se utimuka, cyangwa ugende nyine ubuje. Niba wenda uri muri office, ugiragaye nko muri pause, fate nk'agasaha uri ku remembering around, cyangwa se uri kugenda aho hafi, ntabwo ari byiza, nabyo bitera umutima. Niyo mpamvu niba uri umuntu ukora akazi gatuma wicara hamwe, wenda uri muri office runaka, ugerageza nimugoroba ufata iminota byibura 30 cyangwa 40 yo gukora siporo, kugira ngo umubiri use nkaho uhinduye iyo routine cyangwa se iyo bad habit yo kwicara hamwe, ndetse n'ibindi bice by'umubiri bisa nkaho biri muri biri kuba misused, bikore neza, byo operating neza mu mubiri. So ni byo nabyo kwicara hamwe igihe kinini utimuka, nabyo bitera umutima. Ikindi ni kurya umunyu mwinshi. Umunyu twibuke ko umunyu ushobora kugutera uburwayi bw'umutima, ariko umunyu nanone utuma umuvuduko w'amaraso uzamuka cyane. Niyo mpamvu akenshi niba uri umuntu urya umunyu, ukarya na bino birungo byo mu nganda cyangwa se n'ibindi birungo, ariko ukabijya ari byinshi, ufite ibyago byinshi byo kurwara, yaba umuvuduko w'amaraso ukabije, yaba n'umutima, yaba no kugira izo za heart attack. Kandi umunyu si n'ibyo gusa, n'ubundi burwayi wenda nko ku bagore, iyo ujya birimo umunyu mwinshi mu mihango, mbere yo kujya mu mihango kumanza ukabyimba cyane, ukumva yawe irimo ibyuka,
iyo uri umugore ujya mu mihango urababara, n'abagabo imunyu urangiza cyane. So ibiryo birimo umunyu mwinshi nabyo biri mu bintu bituma umutima wacu wangirika mu buryo ikindi ni ukurya ibiryo birimo byo bita trans fats cyangwa se amavuta menshi atuma amavuta menshi atari meza cyangwa se twabita LDL, ama cholesterol adakenewe. Uretse ko LDL or LDL, I don't know, but LDL ni cholesterol mbi. Iyo ibaye nyinshi rero mu mubiri ituma iyo ibaye nyinshi mu mubiri ishobora gufunga imiyoboro y'amaraso, igatuma ndetse n'umutima nyine udatera neza, bikongera ibyago byo kurwara umutima. So rero iyo urya ibiryo birimo ibyo bita trans fats bishobora gutuma imiyoboro y'amaraso yifunga cyangwa se n'umutima nyine ntutere neza. Iki ni ukunywa cyangwa se gufata ibintu birimo isukari nyinshi cyane, bishobora gutuma nyine ugira umubyibuho ukabije. Iyo urya ibintu birimo amasukari menshi bikagutera na diabetes cyangwa se diabete n'izindi ndwara z'umutima. So niyo mpamvu ngiye mpora nkubwira ngo bari isukari kunywa isukari, uvuga ngo abandi se ngo ko bapfuye ko babinyweye bagapfa ntabyo barwaye, ntabwo barabana n'ubundi urabyanga ugapfa. Iyo mindset yihindura inshuti yanjye, umubiri uraryana, ihindure. Wibuke ko uyu munsi niba ufata isukari iringaniye, ri balance umubiri wawe ukeneye, usevinga ubuzima bwawe no kuzastruggle. Yes, twese tuzataha, nibyo twese tuzataha, ariko se aho kugira ngo utahe nabi, nubwo ntabwo utakuba kwiza, ariko tubizi ko ari ukuba kubi cyane. So rero biba byiza utangiye kugira umuco wo kumonitoringa ikintu ufata cyangwa se ibintu unywa buri munsi. Biragufasha, si no kugufasha gusa, ugira ubuzima bwiza. Niba ari isukari ndayivuga umva rero babo tubisengereza wanyu isukari bikomeye, nibyo nibutse bitavuga inti that kid, I don't know about her, I don't mind it, that's her business. Ariko umubiri uraryana nyine, niyo biba byiza iyo umenye kumonitoringa buri kintu cyose winjiza mu mubiri wawe hakiri kare. Biroroshye kubimonitoringa, ariko kubyivuza birahenze byagufasha. So umuntu ufite diabetes no nta mafaranga ufite, aho ukuntu bari abantu babaho nabi cyane. Rero mu gihe ari ikintu ushobora gukontorora, ari ikintu ushobora kwitaho bigakunda, kuki utagikora? Igihe ni ukunywa itabi ni ribi. Itabi uretse n'itabi gusa no guhumeka umwotsi waryo birangiza, bikangiriza imiyoboro y'amaraso, kandi byongera cyane ibyago bya heart attack. Itabi umujene ufite imyaka 20 umwisigara kurenza n'abasaza cyangwa n'igikamba bitewe n'iyo uri pourquoi kuki wenda hari abantu bavuga ngo ni refuge, itabi rivura stress, nibyo ndabyumva, sinzi hano umuntu judging, ariko se basi utekereza ko ushobora kugira ejo hazaza, kandi uko utekereza ko wenda abantu babikora mu buryo bw'ubwiyahuzi, ntabwo itupfa ku kanya ngo utekereza kuntu uzabaho ubuzima burambanyije, unabaho nawe kubera ibintu witeye byo kunywa isigara. Nta mujene wanyoye isigara, I swear to God, nta mujene wanyoye isigara, ntabwo ari byiza pe, ndabyumva biragorana. Njye ndanabizi ifeza muzehe wanjye yaranywaga harimo nk'imyaka 10 up to 19 gutyo, kurivaho nicyo twamufashije. Ariko twarabibonaga ko yaratangiye no kurwara. Itabi ntabwo ari byiza, sibyo? Si wenda rishobora kuba ari gushyira high, ariko ntabwo ari byiza pe. Basi jya reminding igihe cyose igihe ugiye gufata like wabyita big blunt or one, I don't know since ko bagita, ariko bimenya ko ntabwo ari ibintu biri cool, birangiza nyine tutera ibyo birwara by'imitima. Kindi nuko utagenzura neza diabetes cyangwa se isukari iri mu maraso cyangwa n'ama cholesterol ari mu mubiri. Aho ibyo byari binavugaga byo gufata ama junk food, ibintu byose ukarya uri kubara ikintu uri kwinjiza mu mubiri, uri kwanditse uyu munsi ko nariye ibivuta byinshi, nariye amafiriti, mva ku mafiriti, njye nkoko ikaranze, mba ku nkoko ikaranze, njye ubunyobwa bukaranze, ntabwo bibara who you be, sibyo?
ibyo byose rero bishobora kwangiza imiyoboro y'amaraso kandi ubwumva nyine ariko nyine ibi ngibi byo kugira byo kuba utagenzura diabetes yawe neza cyangwa se diabetes yawe neza na cholesterol byangiza imiyoboro y'amaraso buhoro buhoro, kandi iyo imiyoboro y'amaraso itangiye kuziba cyangwa se itakora neza utegereje gupfa. Sibyo ko nyine n'ibintu niba amaraso atari kubasha gutembera neza, niba hari imitsi yazibye, ntabwo amaraso agera ku mutima neza, niyo utangira guhura n'amakiriza agiye atandukanye mu mubiri. Ariko still ni ibintu ushobora kwirinda, ni ibintu wamanaginga bigakunda. Ikintu kunywa inzoga nyinshi, inzoga zo sigaye nka kire mu bantu, ntabwo ndaza mvuge ngo reka inzoga, ntabwo nzi impamvu zinywa cyane, ariko si nziza, zirangiza, zitera n'imitima. Noneho hari n'ukuntu abantu bajya kuzinywa ugahora n'umuntu arambuye, uzi ibyo yariye iwe, ntuzi ibyo yavuye mu rugo ariye, wenda yavuye iyo yifatiye cya boyiro cyangwa se agatogo, nawe uragiye mu nda sanyweye cya rikeri n'izindi za byeri n'ibindi, ntabwo ubizi, ejo ukarwara, uti kuki narwaye uriya ntarware. Ikiniye ni ukutarya imbuto n'imboga cyangwa se gufata amafunguro aboneye n'ibindi binyampeke bihagije, amasoya, ibinyampeke, imiceri, ziriya staffs zose. Ibi rero ariko indyo iboneye abantu benshi ntabwo babyitaho, ariko buriya ibiryo ni umuti, ibiryo ni uburozi. Iyo utabyitayeho ushobora gupfa, ushobora no gukira. So ibi ni ibintu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi bituma umutima wacu wangirika tutabizi. Bamwe hari n'ababa babizi bakabikora nkana, ariko ndakeka ntabwo waba uzi ikintu kirangiza umutima wawe, my friend, ugikore, kuko kwivuza umutima nabyo birahenda, sibyo? So rero tubimenye, tube aware y'ibyo bintu byose, tugire ubuzima bwiza, tubeho neza. Nta byera ngo de, ariko tugerageze, sibyo? So Imana ibaha umugisha cyane, abantu bakoze subscription, abantu musharinga, Imana ibaha umugisha mwinshi pe, abantu mulakinga, mugakomentinga, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Sinzi ko nabivuga, ariko Imana ibaha umugisha cyane. God bless you so much. I don't know, I'm speechless. God bless you. Thank you.